Ubushize duherukana nkubwira ukuntu mama yasohotse mu modoka asa nk'uwanegekaye arimo kurira cyane yigize nk'umusazi, kandi mu by'ukuri ubwo twari turi mu modoka twerekeza ku irimbi yavugiraga kuri telefone aseka cyane yishimye byamurenze. Reka ngaruke gato aho ahandi bari bamushyize kugira ngo yongere agaruke iba umuntu, kuko yari yahahamutse bitewe n'amagambo yaravuzwe n'umugabo wari waje gushyingura papa. Twarategereje nyuma y'iminota 30 irengaho mike, anti aba arakangutse arangije afata umugabo wari umwegereye akajya avuga ngo Alex aragarutse. Nari mbizi ko utari bugende gutyo gusa kuko ndagukunda, ntiwari kunsiga mwana wa mama, kandi nawe ndabizi urankunda, ni ukuri urakoze kugaruka pe. Dore ni ukuri twari turi hano, twari tugutegereje, ngaho ngwino dutahe ujye mu rugo rwawe, turagukumbuye kandi ejo ni ku isabukuru yawe. Anti ubwo yavugaga ayo magambo abari aho twahise turira, kuko uwo yitaga Alex izina rya papa yari umukozi watunganyaga iyo jaride yararyamyemo. Ibyo byose byabaga nihagarariye ku ruhande, amarira yandenze, agahinda kenda kunuritsa umutima. Singiye kubeshya kuko ukuntu niyumvaga kirashoboraga kuvuga ijambo na rimwe kubera ikiniga cyari cyandenze, cyari cyanzibye akanwa. Cya gihe ubwo mama bamukuraga mu modoka yigize nk'umusazi, tukigera ku irimbi yaravuze ngo nubwo ntacyo yari amariye arapfuye koko. Iri jambo ryangumye mu mutwe kugeza n'ubu ndacyaryibuka, kuko inshuti yanjye ariwe papa wanjye nakundaga yateshejwe agaciro n'umugore yishakiye. Ngarutse aho tante yari aryamye, nanjye ndi kubirebera ku ruhande, mama yisaza arankurubana ati Anje bishwa yose nyine tugende, dore imodoka iradutegereje itaducika. Njye nagize ngo imodoka yatuzanye niyo iri buducyure, gusa nibajije ukuntu igiye kuducyura kandi anti ariwe wagombaga kudutwara, kandi akaba atarameze neza, birancanga. Mama yarantwaye shisha itabona, ngiye kubona mbona imodoka imbere yacu. Mama aba arambwiye ngo injizwa se nyine w'agakobwa we. Njye natangajwe n'abari bayirimo, nabanje kwanga kwinjira, ngiye kubona mbona mama yasomanye n'umugabo wari uyirimo, maze numva birandenze, noneho ndanga kwinjiramo burundu bitewe n'ibyo nari mbonye n'amaso yanjye. Nahise mpagarara mera nk'igiti, nanga gusubira inyuma, mbura no kujya imbere, mpagarara nk'ipoto cyangwa icyapa. Gusa icyanshenguye umutima ni ukuntu mama yahise asohoka mu modoka, aba arambwiye ngo mva agashinzwe we, injizwa vuba cyangwa mbanze nkujwe iburyo. Yahise ankubita urushyi ku itama, maze kuva navuka mbaniswe agashinzi, nkubitwa urushyi nzira ibyo ntazi kandi ntasobanukiwe. Nahise mera nk'igicucu, sinarira sinanakopfora,
ndaruca ndarumira, mbazezenge mbura ubwenge, nongeye gukanguka mbona ndi ahantu hari ibitanda n'amamashini asakuza, mbona inshinge imbere yanjye, numva urusaku rw'abana barimo kurira, ndumva birancanze, ngiye kubona mbona umumama uri kunyitaho wambaye ikanzu y'abaganga, ndamubaza ngo papa ari he, nawe aransubiza ngo iso na nyoko bakuzanye bagusiga hano, gusa basize bishyuye byose ndetse n'umurwaza uri buze kukwitaho kuko waje wataye ubwenge utanahumeka neza. Mu by'ukuri sinzi aho amarira yavuye kuko nagiye kubona mbona arashotse. Natangiye kwibaza papa uwo mugore ambwiye, nkumva ntari kubisobanukirwa neza kuko numvaga wagira ngo hari ikintu cyambayeho kidasanzwe, inzara yaranyishe, ntegereza ko wa murwaza bambwiye aza, ndaheba, mbona buranije ataraza kundeba. Aho niho natangiriye kumva nkumbuye papa wanjye kuko iyo narwaraga yanyitagaho wenyine, mama yiryamiye, numva nahita nsohoka nkiruka ku muhanda, najya guhaguruka nkumva nta mbaraga nkeya mfite, birananira dore ko nari maze n'iminsi nasinzira, mboneraho ngo agacuho ndasinzira. Nongeye kuza gukanguka, ndumva amajwi hejuru yanjye arimo kunkangura huti huti, mbyutse nsanga ni mama, nangirwa umugabo bari bari kumwe, ubwo nakwitwaga urushyi. Rwahuza nuko nkiri muto ndetse n'ibyo nari maze iminsi mbona, macitse imbaraga, njyanwa kwa muganga. Ikintu cyanteye intimba n'agahinda gakabije ni amagambo nabwiwe muri ako kanya, maze igisebe cyanjye kiba kibaye umufunzo. Byari bimaze kuba 4 z'ijoro kandi wa mugore nakangutse nkamubona imbere yanjye, yambwiye ko azanye 11:30 z'umugoroba. Mu gihe nyiri kubwirwa amagambo akomeretsa, muri ako kanya mbona mama aragagaye yitura hasi, abaganga barahurura, narize mpamagara mama, mbona bamutwaye asa nkaho atagihumeka neza. Nyemerera nduhuke, ubutaha nzakugezaho igice cya 5 cy'inkuru yanjye yitwa Inkovu. Ndagukunda.